ibaze ko ibiro biri by'ifarine habamo capati 80 z'ijana none sinabamo capati 80 z'ijana urumva cyagazavamo 8,000 n'amandazi no uvuga ngo nta kintu ku mafaranga makeya ushobora gukora business ukaba wabasha kuba successful. Yes, ndabasuje mwese mukurikiye Click Rwanda TV, angiye tugiye kubana muri kiganiro nitwa Iradukunda Jean de Dieu, mbaye ikaze mu kiganiro. Ese birashoboka? Ese wowe ni icyumba gishoboka? Ese ni iki kidashoboka? So uyu munsi rero ndashaka kubabwira bitandukanye tuganira umunsi ku wundi mu kiganiro. Ese birashoboka? Ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza, urubyiruko, abantu bakuru, ibibazo bitandukanye zatubibonera hano muri no video tubahereza buri munsi ku kiganiro dukora cya ese birashoboka. So uyu munsi rero ndashaka kubaza ndatangira nibaza ibibazo nka bitatu cyangwa se bine, ndavuga ati ni iki gishoboka? Ese birashoboka ko nanjye natera imbere? Ese birashoboka ko nakora business? Ese ni iki nakora kugira ngo nkore business? Ese ngira amafaranga niki kugira ngo nkore business? Ese niki cyatuma nera imbere? Nabona amafaranga gute? So ibyo biganiro byose rero ibibazo sikwibaza tugenda tubisubiza muri no video dukora umunsi ku wundi. Ngicyo musabwa nta kindi no kuri subscribe kuri YouTube ya Click Rwanda TV. So uyu munsi ndashaka kubabwira ikintu kintu nabaza ni topic ivuga ngo ese birashoboka? Yes, birashoboka. Nta kintu kidashoboka. Uyu munsi ndavuga kuri business. Ese ni business nakora ku mafaranga, iri ku mafaranga mato cyane kandi ngatera imbere. Yes, twagiye twumva abanye butandukanye ku mateleviziyo n'amaradiyo, ku YouTube satandukanye, abarangi batanga ubuhamya ukuntu batangiye business kuva kuri zero kugera babaye successful mu buzima bwabo. Ugasanga umuntu atangiye acuruza ubunyobwa, ugasanga afite iduka, ugasanga umuntu atangiye acuruza amagi, ugasanga afite shop araranguza. Kwase how bishoboka bite? Yes, so rero ibyo bibazo byose tugiye tubabwira kiganiro ese birashoboka kuri Click Rwanda TV. So rero umamiza kubabwira yuko niba utarakora subscribe, please subscribe kugira ngo ujye ubashe kubona ibiganiro dukora umunsi ku wundi, kuko ni ibiganiro byiza byubaka by'ubuzima byagufasha kugira ngo utere imbere. Yes, urabona ko tugiye kwinjira mu mwaka mushyashya wa 2023, dukeneye amafaranga, dukeneye gutera imbere, dukeneye gukora business. Ushaka kumaza ikintu ukorera abantu ukagatenda ndashaka kwikorera. Yes, rero birashoboka yuko nayo ngo ushaka gutangira business ukora ku mafaranga makeya. So muri kiganiro ese birashoboka tubabwiye tubarika anyuma business ushobora gukora ku mafaranga guhereye ku mafaranga make cyane mbera nko 150 kugeza kuri 200 300 miliyoni kuzamura ndetse ukaba wabasha kuba successful. Ese birashoboka? Yes. So uyu munsi ndashaka kuvuga iki kumera ku mafaranga 1,000. Okay, chakana nayo ku mafaranga menshi reka dore kuri 50. Ese aziko kubera ku mafaranga 50 ashobora guhesha kuba wabona miliyoni ku mwaka. Yes, ushobora gutangira business ntoya nka gucuruza nk'amagi, ubunyobwa, ibintu nk'ibyo. Hari business tubona tukabona ko ziciriza kunyamara zinjiza amafaranga menshi. So niyo mpamvu rero icyo basaba mu gihe turi muri kiganiro no kuri iki kiganiro urasabwa bike, urabona ko nitwaje bike ndetse nitwaje ikayi. So urasabwa ikayi na bike kugira ngo ujye ufata note, ubundi ujye ubasha gukora review, ubashe kuba wasubira mu masomo y'ubweza umunsi ku wundi kugira ngo bigufashe utazabyibagirwa, nuzabyumve hano gusa ubwete ndabyumvise birangiye. Ko tujye tubirika bitandukanye, bizo ushobora kuba zitandukanye, tujya kuri internet tureba abacuruza tubaze se nkatangiye gute. Like urabona ko abantu tubona afite business tukavuga ati bari abantu kabisa n'abakire barivukanye cyangwa se bateye inkunga, ariko ruzi ko abantu benshi afite business ntabwo ari ukwenda byaje gutyo bivuye par accident. Hari aho byavuye, abenshi muri bo barakoze cyane kugira ngo bagire aho bageze. So rero mpamvu icyo babwira, niba ushaka kuba successful mu buzima bwawe ugomba gusavinga amafaranga. Yes. So niba ukeneye gutera imbere, ukeneye amafaranga, ukeneye ubuzima bwiza, you have to save, kuko no savinga bizagufasha. So rero icyo nabwira cyo muri kiganiro ese birashoboka, tugiye dusura abantu batandukanye, abafite amashop, abacuruza ibintu bitandukanye, afite business, tuzatureba abantu bakuru cyane bamaze imyaka myinshi ku isi kuturusha, tubabaze se nirebanga bakoresheje kugira ngo bagire aho bageze. So uzabona yuko nta kintu kidashoboka. So ku myaka yawe nitaye ngo ufite imyaka ingahe, nta kintu kidashoboka, ntukihebe, haracyari igihe, haracyari amahirwe yuko watera imbere. So rero nicyo nshaka kubabwira uyu munsi,
ndashaka kuvuga ese niye business nakora guhera ku mafaranga make 50 ibihumbi 100 cyangwa se 200 cyangwa se 200. Ako reka nze uyu munsi topic yangiye uyu munsi nashaka guhera ku mafaranga 200. So 200 ni iki kintu wayakoresha kugira ngo utere imbere? Yes, urugero kibabwira business no wakora kugira ngo ube successful mu buzima bwawe ku mafaranga 200. So ndabizi neza ko 200 mbabereyeho, ushaka kwenda uri umukozi utandukanye, ushaka kuhembwa 200 ukavuga ati songa ugasanga upfiruza, cyangwa ugasanga urahembwa umunsi 200 kwezi gushize na ijoro ufite ukavuga ati amafaranga make kameme. Ushaka kwenda umukozi wenda umukozi wo mu rugo nawe ntago twayibagiwe, ushaka kumaze igihe no gukora saving ukamaze kuvuga ati mazwe 200 mazwe saving 200. Ese ni kintu yakoresha kugira ngo nanjye nikorere? Yes, desamiza yakoreka business wakora ikagutera imbere ukabasha kubona amafaranga menshi ugahinduka miliyoneri. So fatika rero na big ubundi wandike ubwiye business ukora. So hari business ngiye kubwira ikora byaye n'ibiryo ngiye gukora ama special. Yes, ni abantu tuzuma special tuze gukora chapati, amandazi, ibiraha, tazikibye ni ibintu bigezweho cyane muri no miss fast food. Ida ni business ushobora gukora ku mafaranga make cyane maze ugatera imbere. Fast food ati gute rero? So uyu munsi ndashaka kubabwira detail. Yes, ushaka ufite 200, urugero ufashe 200 full. Uragiye ukodesheje inzu wenda 50 kwezi. So 50 fati 50 uzaguramo ipanu igura amafaranga arenze 5,000 abaye menshi. No kuri pano uzagura ikarayi nayo yagije 5,000 si 10,000. Nangiza ugende ugure gas 40 bibaye 50. Kuri desami usiganye amafaranga 1,000. Ati yose 1,000 bizava miki. 1,000 amafaranga menshi kuri capital ku gishoro, kuko urumva ari ufite 1,000 ugozi ikarayi wishyuye ahantu uri bukorere. Ubwo navuze nyine kuri business ifite amafaranga make ntabwo wenda gutangira mu nzu ihenze cyane. Ntabwo nakubwira ngo uzaze mutatangira hano muri Kigali muri downtown gushyira inzu 500. Wapi ifite amafaranga make ya ushaka ahantu heza haciritse kandi ari mu gasantre. Hari ahantu henshi hari udusantre usanga ahantu hari isoko, hari abantu benshi batandukanye, hari movement, ahantu abanyonzi, hari abakarani, ahantu bakunda gutegera. Aho hantu akore business watera imbere kandi ku mafaranga make cyane desami. So niyo mpamvu ikiganiro cyacu cyitwa ese birashoboka. Muze kwibutsa ko iki kiganiro kizagica kuri Click Rwanda TV buri munsi. Niyo mpamvu ugomba kuri subscribe kugira ngo ujye ubashe kuyikurikirana umunsi ku wundi. So ageze rero ufite 1,000 n'iki wabasha gukora mu 1,000. 1,000 urumva wishyuye inzu, uguze ikarayi, uguze n'ipanu. 1,000 ikintu uzatugura ifarine. Ifarine nagihembe. Ifarine ibiro 2 bigora 2,200 2,500 hano mu boutique rero yose ushobora kujya wayibona. Tangira ku bintu bikeye, buri biro 5 by'ifarine. 2,500 uzasanga bihagaze 15. Ugenda ugure amavuta. Ugure wenda liters 7 z'amavuta wenda 10,000 gutya. So icyo gihe uzasanga mu 15 usigaye 70 uzagenda uguremo amasahani, uguremo indobo, uguremo ikintu bakoresha amandazi, kakaboro bakoresha bakita fimbo. Yes, ugende uguremo wenda nakabati wenda muri kaziyo k'ibihumbi 10-15 akabona. Yes, uguremo udukoresho twibanze. Ruba n'ufite ibyo bintu byose uzabure ebe ko watangira business. Kamubwiza ukuri, uramutse ukoze ufite ibiro 5 ibiro guzo dupaki 5 twifarine twiro 2. Ubwishwe ko dupaki nako ari 1,200. Uzukusha gukura amafaranga aruta ayi washo. Urugero ati gute? Tabwira nje nigeze kwikoraho, nikize gukora chapati n'amandazi, nizo kwibyo by'ama special ku muhanda hano kwibaraza. Natangije amafaranga agera ku 70-80 gutyo. Niyo mbyoka reza niyo amafaranga natangije. Nje numva noro nje natagiye kwimagana 200 yatangije 80. Nirebaga nakoresheje. Nagiye ngodesha ibarasi. Ahantu heza mu gasantre yari muvume ibaza ryishyura amafaranga 10,000. Ishyura meza 20 asigara ngahe 60. Tutugenda nguramo naguse mikra icyo gari 3,500 n'ipano 3,500 gutyo. Uramo tudoto 2
nguramo n'akabati k'ibirahuri nakaguze mu 12 icyo gihe ndangije ntangira business nguramo n'ifarine natangiye ku biro 2 yes ataye ku biro 2 nkora amandazi maze gukora amandazi nyuma yaho njya kugura ibindi 2 nkoramo n'ibiraha maze gukora ibiraha muzi kuri ibiraha byunguka muzi kuri capati zunguka ibaze ko ibiro 2 by'ifarine habamo capati 80 zija none sinabwo capati 80 zija urumva icyo gihe azavamo 8,000 n'amandazi no uvuga ngo nta kintu ku mafaranga makeya ushobora gukora business ukaba wabasha kuba successful. So rero hari byinshi ushobora gukora, ibyo nibyo icyo gice cya mbere nkoze.